turabaramukije bakunzi ba MPUMURIZA TV. Twongeye kubaha umwanya ngo tubahemo ikaze muri uyu mwanya wo kumva impumuro cyangwa se ihumure biturutse mu buhamya bwiza. Turi kumwe n'umubyeyi cyangwa se umukozi w'Imana Imana yagiriye neza, adufitiye ubuhamya bwiza kandi bwakomeza buri wese, bwagira icyo bukora ku buzima bwawe, wowe urwaye, wowe uruhijwe n'uburwayi. Ndagira ngo nkubwire ngo hari icyo Imana yakora ku buzima bwawe. Tugiye rero kumuha umwanya twibwira amazina ye, namara kutwibwira atubwire ku buhamya bw'ibyo Imana yakoze. Mfite amatsiko kuko Imana yamukijije kanseri. Rero tubahaye ikaze, ni karibu, mwatangira mutwibwira mubyeyi. Murakoze cyane, nk'uko mwavuze ko nabanza nkabibwira. Amazina yanjye, izina rya papa nitwa Curira, hanyuma iri Kristo nitwa Igihe. Ndi umubyeyi urubatse, abana n'umugabo ndetse n'abuzukuru. Ntuye i Nyamata, akarere ka Bugesera. Mwatangira mubwira abantu ubuhamya ikintu Imana yakoze. Mwari murwaye kanseri ariko Imana irabakiza. Mwatunyuriramo mukatubwira ko byatangiye, inzira mwanyuzemo kugira ngo mukire, kugira ngo n'umuntu ufite uburwayi nk'ubwanyu abashe kumva yuko nawe Imana yamukiza. Ni karibu. Murakoze. Nibyo koko, ndagira ngo mpumurize abaguteze amatwi bose ko Imana iracyakiza. Imana iracyakiza kandi iyo uyiringiye nta kiyinanira. Jewe ubuhamya bwanjye ni burebure ariko ndanyura mu ncamake. Nagize ikibazo, ndwara ukuguru ndetse igihe kirekire. Byatangiye nko muri 87 ariko nkajya numva ububabare, bikampa pose nk'uko muzi abirabura yo kwivuza. Iyo wumvise nta bubabare ntabwo kwivuza biha agaciro. Nagumye ngendana nabyo 87 rwarambabaje njya kwa muganga. Icyo gihe nari ntwite inda nkuru, urubyaro rwanjye rwa gatatu. Barambaza uko harwaye, ndababwira. Barambwira bati rero tubaye tuguhaye imiti, numara kubyara uzagaruke tukubage. Maze kubyara numva n'ububabare bwararangiye, numva nta n'impamvu yo kwibagisha. Ndituriza numva ko nakize. Nyuma y'imyaka 97 nubwo nongeye kumva ububabare, ndaguma ndivuza bisanzwe. 98 nubwo bemeje kuhabaga kugira ngo barebe impamvu. Bahabaze ibizame babijyana hanze. Icyo gihe ngira ngo u Rwanda rwari rutaragira ubushobozi bwo kuba bapima kansa ngo babe baguha ibisubizo. Ikizame bakuyeho akanyama bakajyana hanze. Barambwira ngo ntegereze nyuma y'amezi 4 nzabona igisubizo. Y'amezi 4 arangiye ntabwo igisubizo cyabonetse. Barambwiye bati rero igisubizo nticyabonetse, nukongera tukakubaga tugakora ikindi kizame. Numva simbyakiriye neza, nahisemo kubabaza aho iki kizame gikorerwa. Arambwira ngo ni Uganda. Kubera ko igihugu cya Uganda nari nkizi, nahisemo guteganya Uganda. Njyayo nabo bantu bitaro, barambwira mu kumbaga bagufata ibizami. Barambaze koko, mba mu bitaro hamaze ukwezi. Nabo ibisubizo bigiye kuza, barambwira ngo
nta cyizere bafite 100% barashaka kongera kumbaga. Ariko icyo gihe n'ubushobozi bwari bwagabanutse, biba ngombwa ko mva Uganda nkagaruka mu Rwanda gushaka ubundi bushobozi bw'amafaranga. Uko byagenze n'ubundi nasubiyeyo barongera barambaga, finally basanga ni kansa. Ariko ibyo bigihe ntabwo bakubwiraga ngo urwaye kansa, barabiguhishaga. Yego. Barabiguhishaga, gusa naje kureba ku ifishi bazizanye, ndebaho niyibye umuganga ataraza, nsanga ibisubizo ni positive. Ndongera nsubiza abaganga baragumya barambwira bati indwara ntabwo ikomeye, tuzakuvura uzakira. Ariko ntibambwira neza indwara iyo ari. Baragumye baramvura bagashingiriza, ndababara cyane, mba mu bitaro. Icyo gihe urumva nawe mvuye mu Rwanda ngiye Uganda ahantu kure hafi ya Sudani bahita Racyo muri Buru district. Mba mu bitaro ndi jyenyine. Icyo gihe hari no muri danger zone, hari intambara ikaze, nta wavayo ngo aze nta waza kumusura ku bitaro. Ariko nari kumwe n'Imana yanjye ko nari nizeye. Amen. Imana ibana nanjye mu bitaro kugeza igihe basezereye, ngaruka mu Rwanda. Barambwira ati uzagende ujye wipfukisha kuko hari hakiri igisebe. Uko byagenze nkajya nsubirayo muri kontorori. Ariko ubwo bambaze bwa kabiri Uganda, bamaze kubona ibisubizo, bajya inama ngo bansabe bancukure. Yego. Barambwira bati rero twasanze harimo akabazo kadakomeye, ariko ibyiza ukuguru twaguca hakiri kare kugira ngo indwara idakwira. Ndarabwira ntoya ntunce ukuguru, ntabwo mbyemeye, nta nubwo nabyakira. Ndababwira nti navuye iwacu ngenda n'amaguru abiri, ntabwo nzasubizayo ukuguru kumwe. Imana yatumye nza hano kwivuza, nimwumvure bisanzwe, Imana izakiza. Urumva nabo ntabwo bari gufata icyemezo, nanze kubasinyira. Barabyakira, baraguma abantu imiti, nkagaruka nkasubirayo bakankorera shirije kugeza mu mwaka wa 2004, guhera 1998 kugeza 2004. Bagejeje 2004 rero barambwira bati umeze neza, niwumva hari akabazo uzagaruke, ariko nta mpamvu yo kugeza buri mezi 6. Muri igihe nishyizemo ko Imana igomba kunkiza, kuko 1998 maze gusoma kuri iyo fishi, nabwiye Imana rero ndagushima ko wabanye nanjye, warampaye urugo, umpa abana, ndabigushimira. Ariko ntabwo wampaye abana ngo nzabasige bagwa mu ziko. Nizeye ko ugomba kunkiza, nkarera abana, nkazabasiga igihe nk'uko uzaba warangeneye, ariko ntaziziye indwara. Ndayibwira ntishoboye byose, ushoboye kunkura kuri iki gisasiro, ukanyura nkasubira mu rugo rwanjye kandi nkabaho. Imana ndayishima, kandi mpumuriza n'abafite ikibazo nk'icyo bizera Imana. Imana iyo yizeye nayo iragusanga. Icyo gihe nyibwira nti undinde gusiga abana banjye ari impinja, byayikozeho inyongerera iminsi yo kubaho. Ibaze kuva 1998 kugeza 2004 njya muri kontorori, bakambwira ngo nta kibazo. Nabishimiye Imana ku buryo n'uwo mbibwiye atanzi ntiyabishyikira. Ariko abari banzi uko nari imeze bemera ko Imana igikora. Imana irakora. Numva rwose nayikwizeza n'abandi, mbahumuriza ngo kuremba siko gupfa. Kuremba siko gupfa. Nagize ubuzima bwiza nyuma, mera neza, ariko n'ubundi Satani araguma arambyiga. 2015 ndongera mfatwa
n'uburwayi mu maso iruhande rw'ibumoso, yego, nkarwara akabyimba kaza ari gato karakura, ndivuza i Kanombe, nahivurije ngira nk'amezi 8, baguma bampa appointment kugira ngo habage, appointment zikagenda bazisubika, nkabona ndakomeza kumererwa nabi. Ndavuga rero wasubiraho n'ubundi hahandi nivurije, kuko aribo bazi ikibazo cyanjye idashobora kuba ari igarutse, kuko bamenye uko babihandoringa. Uko byagenze naragiye, natinye Imana cyane. Imana ifite gahunda, buri muntu wese imufiteho gahunda ye, kandi ndagira ngo nubwo wababara ntawe upfa umunsi utaragera, ntabwo bibaho. Naragiye bati mu kuhabaga hari bimeze nabi cyane, umutwe wose warabyimbye uruhande rumwe, ku buryo hageze aho harashya hatangira kumeneka, nakanda umusaya hahandi amashyira agashoka. Aca hehe? Aca muri ka kabyimba hamenetse. Yego. Nakanda mu mutwe amashyira agashoka. Mbese wabonaga bikomeye, n'uwambonaga yaravugaga turiya rwose igihe cye cyageze. Ariko muri igihe nkagira ibyiringiro, avuga ntiyamana nabanye nayo 9 igukiza kanseri, yego, irankiza, ntabwo ibi ari byo byayinanira. Amen. Baguma bampa appointment yo kumbaga, umunsi ugeze arambwira turabizi umuganga wari kukubaga yitemye urutoki abaga, rero ni ugutegereza urutoki rwamara gukira akakubaga ko nta wundi bakubaga. Nkaba mfite abavandimwe baba hafi yaho, barambwira bati ugiye mu rugo utegereze koro y'umuganga, ntabwo waba mu bitaro nta muti uriho, utegereje igihe cyo kubaga. Namaze gukiriyaringa byose, narishyuye ibitaro n'ibikoresho byose Uganda igiye gukorerwa operation byose arabyishyura. Njya muri iyo famiye, hamaze ibyumweru nka 2 ntegereje ko bahamagara, haza umukozi w'Imana. Ubwo wari utaramenya ikintu mu mutwe ikibazo nari ntarakimenya. Yego. Nabonaga ari ububyimba busanzwe, ariko mfite ububabare budasanzwe no kuryama ku buryo ntabibasha. Haza umukozi w'Imana, yaraje gusura umuryango, ko bari babizi ko afite impano yo gusengera abarwayi. Aransengera arambwira ati ko mbona ugiye kubagwa kandi atari byo. Ndamubwira nti nibyo ngiye kubagwa, naranishyuye ibintu byose, nshigaje ko bampamagara. Arambwira ati Imana imbwiye kutagomba kwiragisha abantu, ko niba hakubaga amahirwe yo gukira ni make. Numva birancanze, amafaranga yose namaze kwishyura mu bitaro, ntegereje umunsi wo kubagwa kandi ndababaye. Ndibaza ese Imana ushobora byose uzanyuza mu zihe nzira kugira ngo nkire ahantu ntabazwa? Umukozi w'Imana aransengera arambwira ati ndagusengeye, ariko sinkubwiye ngo ndagusengeye ngo hakire, ahubwo ndagusengeye nkubwira ko utanyura mu nzira zo kubaga, ahubwo nshobora kukurangira umudogiteri ushobora kukuvura atakubaza. Uko byagenze yandangiye umudogiteri Kampala, bukeye njyayo, dogiteri arandeba nawe agira ubwoba, atangira kuntera imiti yo gushakisha uburwayi. Yego. Nahamaze nk'ibyumweru 3, ariko icyumweru cya mbere ari icyo gushakisha uburwayi. Antera inshinge, yanteraga inshinge 3 ku munsi, azitera mu mitsi y'amaboko. Ku munsi wa 4 arambwira ati uburwayi ntabwo ati ufite kanseri. Yego. Ati ahubwo umunyamahirwe iyo bakubaga ntabwo byari kuba byiza. Yego. Ati ngiye kugerageza kuvure ntakubaza. Uko byagenze umudogiteri namusabira umugisha, yakoze uko Imana yamukoresheje. Namazeyo ibyumweru 3, ariko ntari mu bitaro, ncumbitse kuri uwo mupasiteri. Arambura pe, bigejeje nyuma y'ibyumweru nka 3 n'igice
ububyimba burashira, subirana isura yanjye ya kera. uwandebaga wese yaratangaraga ko nabona asize inaha mu Rwanda njya Uganda, numvaga ntazagaruka ndi muzima. ariko umudogiteri arambwira ati kanseri yari ije yiruka, ahubwo ifatiranye. namubwira nti si ubwa mbere nyikize, n'ubundi nari kuzayikira, n'ubundi nubwo yagaruka izakira. yego, kubera Imana yanjye ifite icyo yavuze. amen. nyisaba ngo abana banjye bazakure mbarera ndi nyina wabo, yaranyumvise. ndamubwira nti kandi abana banjye n'ubu ntibarakura. ubwo rero nta sezerano mfite na Satani, mfitanye n'Imana. narivuje 2015, 2016 nsubiramo controle. arambwira ati nuramuka wumvise impinduka uzagaruka. kugeza uyu munsi nshima Imana ko Imana yankijije kanseri. amen. Imana yankijije kanseri. amen. nkaba mbibwira abanteze amatwi bose ko nta ndwara Imana idakiza. nta ndwara Imana idakiza iyo itariki yawe yo gutaha itaragera. Imana ica inzira zose zishoboka kugira ngo ikize. mu by'ukuri nakize kanseri, ngira ngo Satani aravuga ati reka mugeragereze no ku bindi. 2020 mu kwezi kwa mbere ku itariki 17 naryamye ndi muzima, bucya ntavuga. ijwi ryabuze kubera ibyo byiciro byose nagiye nkiramo kanseri. indwara yose yazaga, famille yumvaga ko ari kanseri. baravuga bati none ifashe mu ntoki. ndababwira ni mu izina rya Yesu, kanseri yarakize kandi ndabyizeye. bucya ntavuga, ariko nkaribwa no mu nda. ndabona ndivuza i Kanombe, nahivurije amezi 5, soza bambwiye ngo nta ndwara babona. noneho njya CHK bacisha muri sikaneri, bakora ibizami byose, endosikopi, baza gusanga mfite ikibyimba ku gifu. barambwira bati rero tugerageze tuguhe imiti turebe ko hari icyo byatanga. baragerageza, imiti nayo ifashe amezi 4. bigejeje mu kwa 8 bati turabona nta yindi solution uretse kubaga. no mu muhogo, ikibyimba cyarazamutse kinjira mu muhogo. hari n'igihe byaba ari byo bituma utavuga. baranambwira bati ni ugushakisha, ariko ntabwo tuzi ko ariyo mpamvu ituma utavuga. byo kuko barambaze ikibyimba bagikuraho, abantu bakanambwira bati kuki utababwiye ngo bagisuzume barebe ko ari kanseri. ntabwo njye nta kanseri, njyewe narakize. mu bitaro CHK Imana irangiza mvayo, ariko ijwi rikomeza kubura. umwaka urashira, ntangira uwa kabiri ntavuga. naramenyereye guca amarenga nk'ibiragi byose, umuryango waramenye uko mfata, nanjye nariyakiriye. 2021 mu kwezi kwa 7 nari mfite ubukwe bw'umwana wanjye w'umukobwa. byarabanje wa 4 gutegura ubukwe, nibaza ukuntu nzashyingira umwana wanjye ntavuga nkumva ni ibintu bimbabaje. byari ibihe bigoye muri covid. ubukwe tubuteguriye inaha baba barafunze amarembo yose. icyo twakoze, twagiye Burundi ubuzima, tujyana n'umuryango tujya gukorerayo. mbere y'uko tugenda mbwira umugabo wanjye ndabizi ngiye kujya mu rusengero, mbanze nganire n'Imana yanjye. hari nka saa 9 za mugoroba nturiye urusengero aho yego, njya mu rusengero nganira n'Imana, ngasenga nyine nk'uko uzi umuntu aganira n'Imana ye. Imana yanjye ni inshuti yanjye, ni inshuti yanjye rwose, kuko isibye imva nyinshi imbere yanjye. turaganira n'Imana, ndayibwira nti rero Mana uri kugusaba ibintu nka 2.
kandi ndabizi ko utamenya. Icya mbere, icya kabiri gusaba, niba uriya Mana nkorera nizeye kuva nkikumenya kandi ntazareka, uzandinde gushyingira umwana wanjye utavuga, uzangarurire ijwi, nta na kimwe unaniwe, byose urabifite, n'ubundi niwe warimpaye, Satani aho yarishyize ufite ububasha bwo kubikurayo. Gaca dufata urugendo, turagenda, urugendo rubabwire, tugerayo, dukora dote, ntavuga. Umunsi wa gatatu nibwo twakoze ubukwe. Mu gitondo twitegura kujya mu murenge, tujya muri dushe, twari muri hoteli, birumvikana ko twari mu mahanga. I Burundi ni igihugu tutari tumenyereye, twafashe hoteli tujyamo n'umuryango wanjye, abana bafata ibyumba byabo, natwe dufata icyacu. Mu gitondo abana bamaze gukaraba, barambwira ati kandi kubwira abana bitegure babyuke, sigara muri dushe. Ndimo nkaraba, maze gukaraba mfashe burashi, ndimo noza amenyo, umutima ukambwira ngo ririmbe, ngo ririmbe indirimbo ivuga ngo nzaririmba igitangaza. kandi ntiwavugaga, ubusanzwe nturi kuvuga. Nkavuga. Noneho umutima asubiza mu mutima, tugasema ndaririmba ntavuga. Yego. N'ubusanzwe ndirimbira mu mutima, ndagumya ndabinegurija, ndabigorosa, umutima urankata ngo ririmba indirimbo ngo nzaririmba igitangaza. Icyo nakoze, nambise burashe hasi, ndirimbye, ndavuga ngo nzaririmba, numva ijwi ryaje riri smart, nta makaraza ntayo. Imana ishimwe. Birandenga, noneho ahubwo ngira ubwoba, ntangira gutemburwa, nirukanka njya gushaka aho abantu bari mu mbabwire, bambonye birabatungura nabo, ndababwira ijwi ryaje, batongera twumve ijwi ryaje. Bibi bitangaza, sinkubeshya, bitangaza. Turamya Imana, turayishima, turaririmba ya ndirimbo Imana yansabye, turanezerwa. Njya mu bukwe mvuga, ndivugira ijambo, abari bambonye muri dote ntavuga barumirwa, babwira ibitangaza byabaye, bavuga bati Imana twese. Abarundi baravuga bati ya Mana mwajyaga muvuga ngo yirirwa ahandi igataha i Rwanda, none itashye i Burundi. Uvuye i Rwanda utavuga, none uvuye hano. Imana rero nyivuze sinabona detayi zayo. Njyewe njya mbabwira nti nkunda kurusha abandi. Imana ikimbabaje cyose agenda mpfukama nkayibwira, naba ndwaye, nubwo mba nkifite igisigisi, ariko nizera Imana ko mu myaka ngezemo, nubwo nagiye igihe cyaba kigeze, ntabwo naba nkenyutse, kandi naba nzi ko ngiye heza, sanze uwo nakoreye, uwo nizeye. Mpumuriza rero abumva, abanyumva mwese, nizere Imana. Urwaye ntagahungabane, urwaye ntagakuka umutima, iyo yizeye iragusaba. Kandi mbasaba kugira ngo bahindukire Imana, bahindukire Imana, bayikorere, kuko cya gihe gikomeye bidafite icyo wibutsa Imana, sinzi ko wabona n'inzira zo kubisaba. Ntabwo wabona inzira zo kubisaba, ariko iyo ufite byibura icyo ushobora kumwibutsa. Hari duke nabwiye Imana, ndayibwira Imana, hari bike nagerageje gukora, byibura shakamo ingingo imwe yatuma undengera, imwe yatuma undengera muri ibyo gusaba. Ndayishima kabyara kankaye ibyo nabisabye. Ubu umubyeyi ushima Imana, ndava mu rugo nkajya ku kazi, gukora gutaha, bose ntacyo mbishinja. Ntacyo mbishinja. Ndahumuriza abagize amatwi bose kugira ngo mbabwire ko iyo Mana yantabara, uwo ari wese yamutabara, uwo ari wese yamukiza. Nta ndwara itakiza. Ikiza indwara z'umubiri, ikiza indwara z'umwuka mibi, nta na kimwe kinanira. Za zindi zananiye abaganga, iraza ikerekana gukora kwayo. Imana rero
mwiname buri muntu wese ayifate mu myemerere yawe iyo ari yo yose, imyemerere yawe iyo ari yo yose inambe ku Mana. Ndibaza ko Imana twese tuyihuriyeho, nubwo haje amadini n'amatorero, ariko twese inzira ni imwe. Imana rero narayibonye kandi n'ubu iracyari kumwe nanjye kugira ngo twese twite iyacu. amen amen. Rero nk'umuntu wahunyuze muri ibyo bintu, ndumva nshaka ko usengera umuntu wese w'umurwayi ufite indwara iyo ari yo yose uri gukurikira Mpumuriza TV, aka kanya umusengera isengesho, umusabira Imana ko nawe yagera ku buzima bwe nk'uko yakugezeho. Twasoza usengera abantu. Murakoze cyane, kaduhoze umutima dusenga. Mwiteka Mana yacu, Imana igira neza, Imana idukunda tudakwiriye, turi abanyabyaha ndetse turayicumuraho uko bwije n'uko bukeye, ariko ntigitureka, turayishima izina ryayo n'abagucyura. Mwana mwiza rero, aka kanya isaha nk'iyi nkweretse abarwayi b'ingeri zose. Hari abarwariye mu bitaro, hari abari mu ngo babuze uko babigenza, hari abihebye bumva ko bapfuye. Mana mbagutumyeho, cya gihe ubwo nakubonaga muri 1998, cya gihe ubwo nakubonaga 2015, cya gihe ubwo nakubonye 2021, ndabizi ko utajya uhinduka, uri umukozi w'umuhanga. Sanga buri umwe wese ugutakira, ndabizi n'utakuzi iyo ageze ahaga aravuga ati Mana ntabara. Kandi Mwami mwiza ubereyeho twese, uvubira imvura ababi n'abeza, uwo ari we wese ushobora kumukiza. Ndakwinginze kugira ngo utabara abababaye bose, ari abarwaye kanseri, ari abarwaye umwijima, ari abarwaye imitima, ari abarwaye Mwami mwiza za diyabete. Indwara zabaye nyinshi zirahiga umubiri, ibihe biratugoye, ariko ufite ubushobozi n'ububasha bwo kuzikiza. Mwami ndakwinginze kugira ngo ubasange ubahumurize, Uwiteka nibagutakira bakubone, bajye batanga ubuhamya bavuge ko wabakuye ahakomeye. Mbagutumyeho rero, bagiriye neza nk'uko wayingiriye, kandi Mwami mwiza ndagushima ko iyo muhamagaye unyitaba, kugira ngo Mwami mwiza n'aba bandi bose batakuzi baguhindukirire, bumve ko ukiri Imana. Ntabwo uhinduka, uko wari uri n'ubu ni kuri, kandi nikuzahora. Uritangirira ukaba n'iherezo. Mwami mwiza ndakwinginze kugira ngo wiheshe icyubahiro, Mwami mwiza, kandi abarwayi bose bakubonereho umugisha, ubakize mu izina ryawe ryera, ubakize, ubagabanyirize uburibwe, kandi ntujye ugabanya aho ukuraho burundu, uburwayi bugakira. Ndakwinginze kugira ngo ukize abantu bawe, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndagushima kubw'uyu mukozi wawe Mwami waje hano kugira ngo yumve ubu buhamya bugere no ku bandi, buhumurize abandi. Musabire umugisha, kandi Mwami mwiza na Goreta hari mu gihugu cy'amahanga ndamukweretse, urindisha imbaraga zawe, urukundo agira ukomeze urwuhirire. Mwami mwiza umuhate agira wo gufasha be, ndakwinginze kugira ngo uzamuhe ingororano muri cya gihe. Ndakwinginze rero kugira ngo ubane n'abakwizera bose, nyambaje nizeye mu izina rya Yesu. Amen.